Muraho neza bwana Alan Icyubahiro. Muraho neza bwana Andrew. Bwana Alan Icyubahiro, twagira ngo tubabaze ku makuru amaze igihe avugwa ku mbuga nkoranyambaga kuri minisiteri uyoboye ku ndirimbo mwaririmbye ya Alarme Ministry, bivuga ko mwayirimbye mu majwi mabi bikaba mwaririmbye mu buryo bidakwiye. Bwana Alan Icyubahiro, byaba byaratewe n'iki kugira ngo iyo ndirimbo bivuge ko mwayirimbye nabi? Murakoze cyane bwana Andrew. Ntabwo twigeze dukora practice zihagije, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, amajwi sonorisation yaradutengushye. Icya gatatu, ntabwo twaririmbaga ngo kugira ngo dushimishe abantu, ahubwo twaririmbaga ibituvuye ku mutima, twaririmba turirimbira Imana, ntabwo twitaga ku majwi, twitaga ku bivuye ku ndirimbo. None se bwana Alan, kuwa kanavuga ko mutarimbye nabi, tukaba dufite amakuru avuga ko mwahise mufungura groupe mwise Ikosora, byaba byaratewe n'iki kugira ngo mufungure iyo groupe kandi uvuga ko mutarimbye nabi? Groupe twarayikoze, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nicyo cyabiteye. Twashatse kugira ngo ministere yacu ikomere, ishikame, dukora practice, tuboneke. Ubundi nta ma practice ahagije twakoraga, ariko ubu twatangiye kuyakora kandi mu minsi iri imbere bizaba bimeze neza. None bwana Alan, hari abantu bakomeje kubasebya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko mushobora kubitaba n'inkiko. None niki watangariza abakunzi ba ministeri uyoboye n'abantu bakomeje babasebya? Niki watangaza, message yawe watanga kuri abo bantu niyi? Message naha abakunzi bacu nuko batwitege, practice twarazitangiye zirakomeje, ubu tugeze kure, turategereje ngo corona irangire, hama mugiye kutubona hanze ahangaha. Bwana Alan, murakoze ku kiganiro muduhaye. Murakoze cyane bwana Andrew.